Right, Jalas Official TV, reka tubasuhuze, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye, twizere ko muri amahoro. Ibihe byiza kuri wowe ubana natwe umunsi ku munsi, nawe ugiye gukora subscribe nonaha, niba aribwo ukigera aha ngaha ntugende udakoze subscribe, kubera ko kuyikora bigenda byagura umuryango mugari wacu w'abadukurikira, bigatuma tuba motive, bityo tukabagezaho ibintu byinshi kandi byiza cyane. Hanyuma rero mbahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Twicaye muri Urban Hotel, hano heza cyane, ushobora kuba nawe wasohokera, ushobora kuba waza ukaruhukira, umujyi ushaka kwitekerezaho, umujyi ushaka gusohokana n'uwawe wahaza. Ni ahantu hari ibyumba byiza, ahantu hari umutekano, ni mu Kiyovu heza cyane kabisa. Ndahagukumbuje nawe nushaka kureba ahantu haryoshye hameze neza uzaze muri Urban Hotel. So nkuko mubibona ndi kumwe na Jean Paul Nkundineza, benshi mu badukurikira bari bamaze igihe banyandikira bambwira ngo dukumbuye Jean Paul Nkundineza, dukumbuye Jean Paul. Ntabwo raciye igihe kinini cyane, ariko haraciyemo agahe tutaganira, ariko ndizera ntashidikanya ko iyo nahuye na Jean Paul amakuru aba ari menshi, niyo mpamvu ndi bugerageze nkafata ku bintu bigiye bitandukanye, tugenda turebaho, agenda duha amakuru yaba abifiteho. Jean Paul, wiriwe neza? Niriwe. Umeze neza Cyane. Kumva gakorora kari kuziramo South Africa. Ese mu Rwanda si paradizo, hari ibice by'imihanda y'ibitaka, hari ibice bidafite amazi muri Kigali, bimwe na bimwe hari impamvu nyinshi. Hari n'ibice byiza ariko nanone gusa nta byera ngo de akako ntikeburira. Uri muri Afurika biragoye, keretse utuye i Nyarutarama, inama zose uzikorera muri tennis club, tuye muri Viziyo, Nyarutarama tennis club, hari ibiti arahumeka, ahandi hose ngo mutahe. Oya, n'ahandi buriya bizagenda biza, ariko no mu Kiyovu harasa neza cyane. Safi yo mu Kizuru wa shoferi nafi yo kwa shoferi. Terime yawe iransetsa kabisa mu Kizuru. Nasanze bayizi. Wari uzi ko se ari akantu ka slang nakubona mu mwenda w'ivubi. Si kuwa gatanu se? Kuwa gatanu Minisitiri wa Siporo n'Umuco mbere ikiriho yasabaga abaturarwanda kuwa gatanu guterekamo jezi y'Amavubi mu rwego rwo kuyetera ingabo mu bitugu. Ejo nzambariye APR. Nzaba ndora ipantaro y'umweru, umupira w'umukara n'umweru, stress y'umweru, ko nzaseruka kuri match ya APR naremeza. Rega narigobotoye akasingiye kubabara mu nteze tenseri. Baguteze tenseri kandi ariko muhagaze neza. Karakara. Abariyo baravuga bati inota rimwe uko biri mu secret. APR nitikura Reyo, AS Kigali irahita ibi ya mbere. Surambwire Reyo se niba tikura irahita izirushana. Urahita uyigumaho. Karaka. Umukunzi wa APR. APR FC, ikipe y'amahoro. Ndabona ugiye kujya ugongana na Fata ku mavuta. Fata ariko ni KNC. Ni Gorira Fata. Nyine ni uwagorira, KNC ni uwagasogi, ubwo nawe ugiye kuba APR. Ariko hagiye anyemereye jezi ya Gasogi. Nako ngo ya Gasogi. Hagiye anyemereye jezi ya Gorira. Desayi jezi yangiri. None se uzajya wambara Gorira kandi uru APR? Gorira yakinnye nzajya afana Gorira. Ubwo uri n'uwa Gorira. Yega Gorira ni ikipe y'abanyamujyi. Ni ikipe irimo ba Shafi, Haji. Ariko hari abavuga ngo ni Reyo yiyomoye. Yakutse. Gorira ni Reyo yakutse. None se kutagiyishyiramo imiyaga iyo byahuye bigigirana bitikagura. Nyine urumva yariyomoye. Ahubwo niyo yonyine bifite gutsinda. Ni ikipe y'abanyamujyi mani. Gorira ni ikipe y'abanyamujyi kandi turi abanyamujyi. Nako nakaba kanyuzemo ngira ngo amazi arahari. Ngewe ahantu ntuye nta mazi ahaba. Uracyarekrama? Fisi se sha nta kara. Ubundi biragora gusoza ikiganiro ndi gukora utavuze Fisi. Twajyanye kuri tere atangiye gukamera, nta batiri yari yajyanye, nta memory card. ibaze kugera kuri tere yo mu ntara none hatari ni Kigali kandi
yamaze gukegeta ibintu byabo bamutwaye yariye bamunywesheje bamurishije harimo abantu bavuga ngo ni ukugupinga ariko sefi buriya koko iyo ufashe hano ukajya Kayonza nta memory card event yatumiwemo Jaras official abayidutumiyemo ntabwo turi bibe mentioning bo barayizi kuba batarabonye ibintu byabo birakomoka kuri fisi wanyujije amashusho kuri phone kandi yamaze gukegeta ibikoko byaho n'ibirayi ni umupira wanjuriye ariko se bireka ibyo biragwaje kwishiriza mu Kigali reka twanzike twanzike tujye ko ariko fisi turamukunda fisi no muvandi abantu batekereza ko tumwanga ntabwo twa niyakoze amakosa turayihangana uko twemera kwihangana inshuro 70 ukubye karindwi tumaze kwihangana inshuro 300 ni urugero rwiza rw'abantu bashobora kugira amakosa nk'ayitungo ntabwo ndi burivuge ariko abantu basirimu benshi bararikunda iyo ritetse neza indyohesha birayi arayizi hariya mu kanya bagake ngo agira amakosa nk'ayayo ukamubwira ese fisi wadusanze kuri Urban ngo ngiye ngo ndi umwana wa Karabaye bana harya uvuka kabasengereze oya ngo uranzana ngo umwana wa Karabaye ngo mubwire Urban ntabigeze okay twagiye reka twanzike ndahera reka mpere n'ubundi kuri hahandi n'ubundi wispecializa cyane hamwe ukunze kuburi ushobora no gusaba mu minsi 2-3 tumaze tutabonana izo nkuru wenda aricyo wazimenyeho ni inkuru nabonye kuri social media cyane yabaye nini ariko ngewe nta wenda bitewe n'imyaka muri media bitewe n'ibisata n'umuntu aba yaragiye akoramo ntabwo umunyamakuru ari muzi cyane ariko nabonye abantu benshi baramwibajijeho ni umugabo witwa Fidel Gakire uzaba kiriho naryo ririho yes si byose yego uzaba kiriho uyu muntu bamwe hari n'abagiye banyandikira n'abanyamakuru babo twagiye dukorana bakabunga bati ese amakuru yo muntu ati ko mukurikirana inkuru z'ubutabera ese koko afungiye i Kigali cyangwa wenda bimeze bite ariko nabonye RCS hari version yatanze ku gihe wowe amakuru ufite nayaye kuri uyu muntu yavuganye n'umuseke yavuganye n'umuseke Madame Pere ego no ku museke numvise rijwi y'umuvugizi ubundi mu buryo bw'amategeko ubundi oya mbega gato banza umbwire uwo muntu uramuzi Gakire ndamuzi ni muntu ki Gakire namumenye yasohoye article ituka perezida wa Republika ngo ni kasha amaze igihe amaze igihe ubundi Gakire ni igihazi igihazi ni umuntu uba wakuyeho Imana tinya umuntu yarafite ikinyamakuru cyitwa Ishema cyandikaga newspaper akadomo.com Ishema giprinting yego cyara printingaga nyuma kijya online yamanutse perezida Kagame none se ari ikipfana n'Ishema TV niye ya cyuma urumva Gakire yagiye muri Amerika 2018 cyuma ari umukozi we arayigumana noneho namumenye yamututse none abantu bakibaza ni gute umuntu asohora article imanuka umukuru w'igihugu gutyo bakamurebera CID igiye kumucakira media hayi kasi icyo gihe niyo yari iriho Rwanda Media Commission yari itaraza imufatira ibihano bimwe mu bihano yamufatiye bashobora kuba baramusabye kwandika indi article isaba imbabazi yihohora banamuca mu mwuga amezi 6 yihohora ivuga ko atazongera erega ikiri mu muntu yivuga nk'umunyamakuru icyo gihe ari umunyamakuru erega ikiri mu muntu ntabwo kimuvamo icyo gihe hari muri 2016 hoya ni nka 2008 hafi cyane Gakire rwose arayanditse cyangwa nibwo yahise ajya muri Amerika nyuma yarakomeje arakora agira n'ikiganiro ariko ukwezi ndamufitira kambaze Theo ukwezi reka mubaze uko azi Gakire Theo nawe ni umusiniya ashobora kuba bazira oya baranakoranye ku muhanda w'amabuye ashobora kuba yaranamukozeho handi hamwe mu mujyi yakoreraga kuri Okapi
Gakire ajya kujya muri Amerika yakoreraga kuri Okapi ku muhanda w'amabuye niho ishema yakoreye ishema ryakorera ukwezi nako ko arahakoreye ahubwo nyine icyo gihe bakoranaga bya hafi okay abagabo rero hari ubwo batajya bitaba telefone zitazwi nimero yangizwe ni yayindi bakuri WhatsApp so uyu mugabo rero yatutse Perezida Kagame bamuhagarika amezi 6 ariko ari ukumuproteja kugira ngo adafungwa nge nari nzi ko azahinduka ageze muri Amerika aridekarara mu buryo bufunguye oya ariko ngaho inkuru rayitarutse ndayitarutse nyine segira ngo tuyijyanemo sendara CS imucumbikiye none se yagiye muri Amerika cyangwa nabyo biri mu iperereza se biri mu bigize iperereza uko yagiye muri Amerika kwe yagiye muri Amerika gisuicide oya gisuicide atese nk'umunyamugi nabo yakurikiranwaho inyandiko mpimbano zirakomoka kuri ibyo byangombwa bimujyana muri Amerika erega ni nkuko Beatrice Munyenyenzi muri Amerika hageze we yagiye buhunzanyura muri Kenya arambuka agezeyo ashaka inyandiko zimwemera kuba muri Amerika ariko z'ibicupuri icyakurikiye nuko yashatse impapuro zitari zo arabihanirwa imyaka 10 windese Munyenyenzi nyine muri Amerika iyo hagiye utagendeye kuri za green card kubona ubwene igihugu birakuvuna so rero ngiye cyo gushaka rero kuri uyo Gakire we nuvuga ngo yagiye muri Amerika ubwo urumva yakoze kope nyine aragenda tubivuge gutyo ejo bundi twumva ibintu ngo ari i Kigali ngo afungiye Mageragere aho ngaho ni igiki cyabaye niyo case n'ubundi still igarutse yari yarahaniwe muri Rwanda Media oya kugera icyo gihe media hayi kasi muhagarika yarataragira igitekerezo cyo kujya muri hehe cyo kujya muri Amerika uvuga ngo yari afite ishema igitangazamakuru gikora bisanzwe icyo gihe nabwo yakoranaga na Cyuma cyangwa yakoranye nawe yaragiye rega buriya Cyuma yaciye no kuri Flash yaciye no kuri RBA ndamuzi cyane Cyuma yari umunyamakuru Cyuma yabaye umukozi we nka za 2016 aha ubwo agiye muri Amerika arayimusigira niki cyagutunguye se kuri Gakire mu by'ukuri ntabwo ndamenya icyo ushaka kumbaza ni ukuvuga ngo ngewe ni umuntu nabonye ariko nkumva amakuru ye ari umuntu ntazi kandi none nkabona igisata ibintu by'inkuru ze ziri kumuvugwaho biri mu bintu dukunze kurebaho inkuru z'ubutabera biroroshye kubimenya niba ari mu maboko ya RCS nkuko n'ubundi nabo badekaraye bakabivuga biroroshye kumenya amakuru nyine amwerekeye bamwe namwe ni icyo ngicyo cyari cyatumye mvuga nti uyu muntu nzakubaza ibye uyu muntu urumva ko ni n'umuntu usa nk'aho ari mukuru mu itangazamakuru ni umuntu mukuru ku buryo twe bigoye guhita tumumenya ngo tumukurure oya nge ndamuzi ntabwo ngiye byangora kumenya ndamuzi ariko muzi nk'umunyamakuru ureba nka Ntwari John Williams ni nk'uwo nguwo domene ni nk'iya Ntwari ariko Ntwari aranamuzi by'umwihariko waramuzi nk'umuntu bakoranye igihe Ntwari John Williams ese Gakire ni wa wundi nayaga numva kera wajyaga ujya gusesengura kuri City Radio yego n'abawuswarite mu gitondo erega bana ba Ntwari ntiyakoze kuri City Radio ntiyakoze ku gihe Ntwari yakoze ku gihe abantu bagenda bahinduka gutyo bagenda bahinduka ariko baraciyemo si byo se bagenda bahinduka gutyo bagenda bahinduka yes mwaramutse ngewe namenye Gakire igihe yasohoraga article yatukaga cyangwa se itaravugaga neza umukuru w'igihugu cyo gihe Media High Council yahise imuhagarika amezi 6 bikomoka ku nkuru yanditse kuri Perezida Kagame wowe wari usanzwe umuzi imbere gatoya Gakire ngira navuga ko muzi mu buryo butatu muzi imbere na mbere afite ikinyamakuru cyandikaga kinabira bita print cyitwa Gishema n'ubundi nyuma asa gutera imbere ashinga televiziyo yarafatanyije n'uriya Nzizera Aimable amuzi wakunze kuvuga no muri gospel
yego hanyuma mu gihe bafatanyaga televiziyo bakoreraga mu nzu nanjye nakoreragamo inzu ikinyamakuru kwezi cyakoreragamo yitwa The House yego icyo gihe baza no gushwana rwose bararwanira muri studio ni ibintu bizwi icyo gihe kuko urumva nta n'umuntu wakoreraga narabimenye barashwana televiziyo navuga ngo ibyawe birangirira aho ngaho kuko urumva y'abanyamigabane batangiye gushwana tunavuga ati umushinga wabo uri ku musozo nyuma aza kumbwira ati nagiye muri Amerika numvaga ari intambwe nziza nk'umunyamakuru mugenzi wanjye kuba yagiye muri Amerika uvuga ati nateye indi ntambwe twari tuvugana kenshi kugeza ubwo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane uyu mwaka yambwiye ati njyewe ubu nagizwe minisitiri ambwiye ati nagizwe minisitiri ndavuga se kundi umunyamakuru konzi amakuru yo mu Rwanda nyakurikira ni gute yero pepa yasohotse sinyibone kuko numva ko gakiri iminsi amaze atabaye minisitiri muri Amerika atarabona n'ibyangombwa mbese numva ko wenda i Kigali bamugiriye icyizere akaba minisitiri ese minisitiri byagenze gute ko nta makuru namenye aterega iragiye muri guverinoma ya Padiri Nahimana Thomas atundi minisitiri w'abakozi ba leta ngo n'imirimo rusange ubwo nawe yari agushinzwe ariko ubwo oya ntabwo urumva kimara kumbwira guverinoma ya Padiri Nahimana wahise ugeramo ubwoba oya nta bwoba kuko numvise yuko yayobye nahise mufata nk'umuntu wayobye kuko ni ibintu bishingiye ku bintu utamenye ibyo ari byo nakwita sometimes hari ni ukwikinisha niko nabyita yego ubwo noneho ikintu nakoze naravuze nti uyu muntu arambeshya kubera ko ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umunsi abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni umunsi wo kubeshya uwo aragira ngo anyumve nyuma nza kubona biri confirme mbona ku mbuga nkoranyambaga bari kubivugaho icyo gihe biri mu nshuro za nyuma naganiriye nawe namubonetse kuri WhatsApp ko numvaga ibintu ari gushaka kuncengezamo niba abaye minisitiri nagenda ngo ni minisitiri bwe ntabwo ndi ku rwego rumwe nawe ndamubloka kuri WhatsApp ari mukajya kuri Telegram haranyandikira ndamubloka ndamwira ndavuga byiza uyu muntu niba twari duhujwe nuko turi abanyamakuru twembi ibintu yagiyemo ntabwo tukihurijwe n'umwuga w'itangazamakuru ntabwo akiri umukorege mu itangazamakuru kuva ubwo ndamureka cyahereye aho nza kumbona n'uhungu gakire ari mageragere so icyantunguye ni uburyo yageze mageragere ariko icyantunguye si uko yarahageze kuko hari igihe umuntu akora ibintu ukavuga ati ibintu umuntu atangiye gukora ni nk'imbebe iri gutangira gukora papaje ku kamashu imbebe itangiye gukora papaje ku kamashu uzi amaherezo yayo niba se gakire ko azi leta y'u Rwanda kazi inkotanyi ko zikora kazi inkotanyi ububasha zifite kazi inkotanyi zazanye Sankara zikazana Rusesabagina kuki atumva ko ibintu agiye kwishoramo bishobora kuzamugiraho ingaruka kandi kuba ari muri Amerika byoroshye kumufata so nuko byarangiye nyine numva ngo gakire ari mageragere sinzi uburyo yahageze sinzi igihe gusa ngo yahageze ku itariki 24 z'ukwa 10 haba hari urukiko yaciyemo kugeza uyu munsi nabyumvise ngo arahari ari gukurikirana ibyaha by'inyandiko mpimbano ariko biragoye no kumenya igihe yahagereye ariko nyine bishimangira kimwe nakubwiye ngo ntabwo imikorere ya systeme y'u Rwanda ari systeme navuga ngo iri ku rwego umuntu ashobora kumva yuko yakora ibintu runaka ngo yidegembye yumve ko batazamufata waba wibuka umwaka igihe hasohora article ituka umukuru w'igihugu agahagarikwa mararezuma ntabwo ayo makuru nayamenye ntabwo sinzi niba ariko ntabyitayeho ariko ntabwo nigeze nyamenye okay iri fatwa ry'uyu musore Gakire abantu cyane bakiri batoya baba bashaka kuzamuka imburagihe abakwiye gukuramo iriheso bivugaho ikintu kimwe naravuze ni systeme y'inkotanyi utegetswe ibintu bitatu kimwe muri bitatu niba kuzikunda utazikundira ko n'imikorere yazo n'uburenganzira bwawe ko ntabwo ukunda ari itegeko sibyo ariko niba udakunda inkotanyi ujye uzubaha cyangwa se wemere n'ubushobozi zifite uzitinye kuko urumva ibiro by'ubutasi bya Amerika CIA byashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere mu bijyanye n'ubutasi muri Afurika ntabwo ari kubw'impanuka nta nubwo ari impano sikado sigifu yaba Rusesabagina yaba Sankara yaba Gakire n'abandi benshi batavugwa hari amakuru ujya kumva ngo Ben Rutabana ashobora kuba ari i Kigali n'abana ba Kasi na Kasi bavuga ko ashobora kuba ari i Kigali izo system biriya bintu byose ubundi ntabwo bisanzwe bimenyerewe muri realite bisanzwe bibaho muri filime abantu rero bakora ibintu bisanzwe bimenyerewe muri filime niba utanira ubuhanga bwabo ukwiye kubutinya byibuze
Okay. Murakoze. Sawa Theo. Murakoze cyane. Sha aramutubwiye Theo. Aramuzi. Yeah. Wafashe umuntu wa nyawe. Hoya baraziranye baranakoranye. Ahubwo icyo menye ntabwo nzi ko yakoranye na Aimable. Sizera. Bashinganye televiziyo. Iyi mvura ko ari nyinshi. Nta kibazo ku buhanga bw'ibyuma. Aduhamagariyemo twavuganaga na William nawe twamuhamagaye twavugana. Tukumva ko amuzi atagira ngo twamucokozaga. Kugira ngo atagira ngo twamucokozaga. Buriya William niwe wavuze bwa mbere ko yabuze. Ushobora kuba utari ubizi. Yes. Fideli yaba yaraburiwe irengero. Ayo makuru ujya kuyamenya mbere na mbere wayakuye. Gake Fideli twajyaga tuganira n'umwe mu banyamakuru b'Abanyarwanda bakuye mu Rwanda banakorera hanze nubwo ageze hanze akakora itangazamakuru nyuma hakaza guhindura akajya mu zindi nshingano. Yagiye mu bya politiki avuga ko itangazamakuru rihagaritse agiye gukora akazi ka politiki. Ariko ntiyarihagaritse burundu 100%, gusa yabaye nk'ugabanyije muri yibanda kuri politiki. Mbere rero yuko ahindura cyane twajyaga tuganira, ariko na nyuma yaho atari ibya politiki twabara kuganira ku buzima bw'itangazamakuru muri rusange mu Rwanda. Kambaza ati ibi ni ese aya makuru abantu bari kwandika bavuguruzanya bimeze bite, bafite icyo nyazo nkamubwira bimeze bitya, ibyo nzi ibyo ntazi ni ibi utuntu nk'utwo. Ariko icyo mvugaho muri make wari wambaje mu kanya kashize ibijyanye n'igihe maze mu itangazamakuru ni imyaka isaga 10, kuko ndibuka ku matora abiri y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite n'ay'abasenateri yakoraho inkuru zikurikiranye yabaye mu Rwanda mu itangazamakuru ry'igihe twakoraga benshi ari abafreelancers. Ni ukuvuga mbere y'umwaka wa 2004 na 2005 abenshi wasangaga nta kinyamakuru kimwe rukumbi bakorera. Bandika inkuru bakazitanga bitewe n'uko ikinyamakuru kiri buzihabwe cyishyura cyangwa se n'uko ikinyamakuru kiri buzihabwe gifite umurongo ngenderwaho ligne editoriale ubasha kwakira izo nkuru. Ni umwe mu bakoze gutyo, nyuma aza gukora n'ibitangazamakuru, yakoranye n'Umwezi, yakoranye n'inka bimwe, ariko birangira ashinze icye yise Ishema. Ifitanye isano n'iriya Ishema TV ya Cyuma. Isano ihari ni uko iyo yakoze ikinyamakuru cyandika ikinyamakuru byose byo hambere havuye muri radiyo Rwanda ibyo byose byarandikaga nyuma radiyo yaje. Rero yatangiye ikinyamakuru cyandika, nyuma aza gutangiza televiziyo nayo yitwaga Ishema, ariko atari televiziyo ikorera kuri YouTube, televiziyo ifite umurongo, ifite channel ireberwaho kuri televiziyo zisanzwe. Amaze kuyihagarika kubera ko uyu Cyuma Hassan yari yarakoranye nawe, yamaze guhagarikisha iyo televiziyo igaragara nka ziriya zindi tubona TV1, Flash TV n'izindi. Nibwo yaje Cyuma wakoranye nawe ari umunyamakuru uvuga amakuru, haciyeho amezi angahe atangiza noneho Ishema TV online iri ku murongo wa YouTube iryo zina. Ariko kuvuga ngo ni amasezerano yihariye ajyanye na bitewe gukomeza umurongo yari ariho cyangwa gukomeza izina yari ariho cyangwa kwerekana ibyo byo ntacyo bitangazaho ko nta makuru yimbitse. Ntabwo ari muri administration yabo. Mu minsi ishize rero ubutanzi impuruza uvuga ko uwitwa Gakire wahoze ari umunyamakuru yaba yaraburiwe irengero, wabikuye hehe? Mperuka igihe twaheruka kuvuganira, mperuka igihe twaheruka kwandikanira, ntabwo ngiye kwandika ku murongo w'itumanaho.
ubanza gukurikirana ngo umenye niba yarahinduye cyangwa atarahinduye uzabwira ko atahinduye umurongo. Ifatwa ry'agafungwa uyu munsi bikaba bikekwa ko ari muri gereza ya Nyarugenge nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'amagereza mu Rwanda, byaba bifitanye isano n'umurongo yari yaragiyemo wa politiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, aho yari yarayobotse politiki ya Padiri Nahimana. Ntabwo mbibuze ijana ku ijana kuko nk'uko mbaza ngo namenye ko yabuze gute, nabajije abantu nzi batuye bya hafi nawe bambwira ko nabo bamubuze, mbaza n'abandi banyuranye ko bamubuze, nyuma amakuru atangira gucicikana avuye mu bantu banyuranye, nza no kumenya ko yaba ari i Kigali, ari amakuru nayo mbwiwe n'abandi bantu. Byumvikana ko amakuru y'inzego z'umutekano bafite abavugizi, iyo uyahawe n'uwo mu nzego z'umutekano bitari umuvugizi ntabwo washyize izina rye hanze. Niba nakomeje kubaririza ngo numve ko hari impamvu y'uko yabaraje mu Rwanda, sinayimenya kugeza igihe hatangajwe ari amakuru, uretse ko nubwo bavuga ngo Peri yatangaje, nta nagiye ku rubuga rwa RCS sinayabonye, nta naho nigeze numva ijwi rye bivugaho. Ariko umuvugizi igihe twaravuganye nubwo ntabikozemo inkuru yarabimbwiye ko bamufite, ambwira ko icyo gereza ishinzwe ari ukwakira abafungwa, yaje mu buryo bwemewe n'amategeko, yaje aziye ku minsi 30 y'agateganyo aho yakurikiranwaho n'ubushinjacyaha icyaha cy'inyandiko mpimbano. Oya, gereza yamwakiriye avuye ku rukiko atatangaje. Okay, ibi njyagakire byo birakiramo amayobera ku bwanjye, ariko tuvugana hano mpagaze nta nubwo nahamya 100% ko ari mu Rwanda, nubwo nabanje kubimenya mbere mbibwiwe, ariko sindamubona. Okay, fata nkaho yaba ari cyakora nemera ko ari mu maboko y'u Rwanda. Okay, simpamya 100% ko ari mu Rwanda, ibyo tuzabimenya uko bizajya bikurikirana. Ashobora kuba ari mu maboko y'u Rwanda, ari mu Rwanda cyangwa ari hanze y'u Rwanda, byose birashoboka. turaza gukora uko dushoboye tuvugisha ubushinjacyaha twumve niba ibyo byose iyo umuntu yoherejwe n'igihugu kindi, akenshi tubona ubushinjacyaha bwagiye kumwakira yaba ari suspect cyangwa itajyanwa muri gereza. Yes. Cya gihe yandika ya article yayanditse mu Ishema rye ryandikaga cyangwa ni mu Mwezi? Ishema ryandika cyangwa cyandika. Icyo gihe ryari yanditse iki kuri Perezida Kagame? Twatangiye kuvugana ku bijyanye no kubura ubwenge no kuza ko mu Rwanda, ibyo amakuru yo hanze yacukumbuye, ngiye kurangira abantu banenze iyo nkuru bakamufatira ibihano, harimo umuyobozi w'Umwezi Ntarengwa Theodore, harimo Nkusi yari muri komite, harimo Rambamak, muri abo batatu nguhaye inka ze ndashaka Ntarengwa. Urakoze cyane. Urakoze. Yes, na. Yes. Uyu mugabo baramuzi. Uyu mugabo baramuzi cyane. Bankubwe. Kambanze nerekemo Abani Coffee. Ntacyo reka ndumva n'uwo muntu bamusobanuye cyane, ahubwo wenda kese ye mva nkubwira. William yavuze ngo birashoboka ko ashobora kuba atari no mu Rwanda, gusa ngo ari mu maboko y'inzego z'ubutasi z'u Rwanda. Habe muri Amerika habere yarafashwe. Ari muwa kajwi kaninywere Abani Coffee. Cappuccino. Ni cappuccino. Ego naje hano ndahendwa. Fisi muterekamo. Nawe ugapakira. Hari umuntu wanyatse ikiganiro, ndababwira uraduha amadolari 500, ifisi ahitana 100, tujya kuhava buriya yabitsemo. Jarasi ni nka desi hazamo n'abandi ni abamawodiyasi. Ngo ngiye ngo narenze ko ukora ubuvugizi, ngiye se ndi Croix Rouge. Uravuze ngo nawe ntabwo uri Yesu. Igereje mu byo kurusha baragufasha mo. Ako se n'umuntu akubwiye ko afite ikibazo ihuye mu mujyi, turi timu y'abantu 6, byura nta nashyiramo inyurabwenge. Ariko nanone da oye insimbura mu byizira kontano hose. Tureka n'isimbura mu byiza. None se niko bayita yego byibuze wenda. Byumvikane gute? Iyo ngiye kuri station yo gushaka amazutu. Nje mu biganiro. Ndababwira ngo akangwa ngiye mu kiganiro cy'ubuvugizi muterekemo. Ibiva mu nzira. Ntabwo byavamo. Anyway,
iyo ni inkuru imwe wenda y'ubutabera nari kuza kugaruka ariko hari n'indi nkuru tutigeze dukora follow up yayo Katisiga ko twijeje abantu ibintu abanyarwanda ni Katisiga yabagaritse yagaritse abashinjacyaha yabagaritse bari home ari mu buzima busanzwe Katisiga metre urukiko rwavuze ko nta mpamvu zikomeye kabisa zimufunga okay. Ariko nese nibuka avuga ati ngewe narashimuswe sindi umuntu wo gufungwa ayo matoje wambaye narayambaye avuga nti hari impamvu irenze imwe yo kumufungura nari nayibonye n'abacamanza bari bagize ubwoba urabonye ko yabagaritse ntibambwiraga ngo urubanza rwabaye muhenerezo baburanye umuhesha metere musore gakunze ivare metere ntare Paul ntabwo nari nzi ko kugira abavoka benshi biri avantage wane sembeze bari abantu batanu buriya ntabwo ari ubu se ko baburanye turi mu rukiko bitumye atarekurwa yego ubwo icyo ngicyo cyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo yavugaga atari byo ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo yavugaga atari byo Katisiga yateye ubwoba abantu wane rero uzi ko hari umuntu ejo wamumbajije ejo biraganisha ibyo Muhizi yavuze uretse gato hari umuntu wo muri Nairobi wamumbajije aramuzi ni umuntu nawe ngo bagiranye ibibazo urumva udukurikira buri munsi aramaze ati se Katisiga ngewe ubwo nkumva ko nyine 30 jours yaziriye uwo muntu mubwire ko Katisiga yabagaritse yabaye Katisiga nyine rero biraganisha kuri publique ya Muhizi publique ya Muhizi iravuga ngo hashakwaga Muhizi ntabwo hashakagwa abandi Serutagengwa arafunguwe nibigira ararekuwe Katisiga wamufashije muri ayo manyanga ararekuwe Muhizi na Muhizi bamurekure rero my opinion ifungwa rya Muhizi riraturuka ku nyandiko mpimbano yakoze kugira ngo inzu idatezwa cyamunara ariko icyarebwa Katisiga atanga ikirego mu rukiko rwanze rw'agacurabwenge icyarebwaga rero kuri case ya Katisiga ni uruhare rwa Katisiga ku nyandiko mpimbano amasezerano yakoze ariko urukiko rwabisuzumye rusanga nyine nta ruhare ariko yarekuwe by'agateganyo kandi wibuke ko aburana Katisiga wibuke ko aburana akantu yakundaga kwitsaho yakomezaga avuga ati ibyo nakoze byose nabikoreye mu mwuga oya yaravuga ati ngewe nahawe ikiraka yahawe akazi ibyo yakoze abikorera mu kazi nakabaye mbazwa ibi bintu muri kabine sinakabaye mbibazwa nk'umuntu ukurikiranyweho icyaha runaka urukiko hapo nati urukiko rushobora kuba rwasuzumye ugasanga kuko ahubwo wenda ubushinjacyaha bushobora kujya mu rugaga niko ntekereza ubushinjacyaha buhagarariye publique ntabwo Katisiga yaregwa mu rugaga ahubwo urugaga ruzabisuzuma ashobora kuba yarekuwe by'agateganyo ariko urugaga rukazamuniga muri discipline rukamuhagarika nk'igihe runaka ariko ntuzamurwanaho musore Valerie cyangwa narwo rwose ntirwemereye ari ubwo rwemereye kurega ubushinjacyaha kandi bibo senga bya bindi wabwiraga wa mudamu wagusuye ubushinjacyaha ntiburegwa ni publique buhagararira inyungu rusange iyo ubugaritse ni amahirwe yawe ubu kida karebwa ubushinjacyaha ngo yabugaritse abakameramani natunze uwanyuma ni Fisi niwe usekera mu biganiro ako kajwi muba mwumva naka kandi rimwe nzabwira byarasa guterure ku ngufu aza gutereka uze ku neza cyangwa ku nabi uravuga ngo ngize Imana ndaburokotse ukajya gupezanya n'ubushinjacyaha akareka Katisiga baratashye ariko ikintu cyambabaje ni ukuntu ntare Paul yavuze ngo ubushinjacyaha mu bureke njye ndarebana n'uwitwa Michel Shimiyimana umushinjacyaha ku giti cye kirazira pezanya nabwo ubugarike cyangwa bukugarike perezida na judge yarabimujije nubwo ati ibyo bintu uri kuvuga si byo judge yarabwiye ati oya uramenya uru ni urwego ruri hano ntabwo ari umuntu ku giti cye Katisiga nawe ubwo aratashye ndumva ariko umwaka uri kugenda uragira abantu baba clean reka twemerere abanyarwanda ko tuzavuga ku kibazo cya pasi vuba bidatinze bitarenze ku cyumweru nibirenga cyane nibitinda cyane ntabwo bizarenza ku cyumweru nihataboneka Titus hazaboneka mushiki wa pasi ariko tumenye ibura rye ese koko yarabuze hari umuntu ukibura se aho biragoye ngewe kubura kwe ntabwo mbyemera yavuye mu rugo agiye kwitaba umuntu i Remera yavuye i Gisenyi avuye gushyingura Gisele
avuye gushyingura Gisele aciwe aroga arakaraba umuntu aramuhamagara ngo bahurire mu gisimenti nacyo kizarikora yaragiye ntiyagarutse reka twizeze abantu ko tuzabivuga mu biganiro byacu by'ubutaha. Imana ibarinde mwese. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Imana ibarinde mwese. Gahunda za Jaras Official TV zo zirakomeza. Ikigaragara nuko Titus we atuze. Aravuze ngo muri mu kiganiro. Ibintu wari wakomeje kubikerensa utazi ko bikomeye. Oya ntago ari kubikerensa. Ngira ngo follow up yo urabizi ko twagerageje natwe kuyikora no mu gikari. Sibyo? Wagerageje gukurikirana amakuru ye wowe nkawe ku giti cyawe. Ntago wapfa kubivuga gutyo utarabajije. Yego. Nubu ndacyashaka ntabwo rero ari ukubikerensa no umunyamakuru wo kuri internet. Oya uyu mwanya ntabwo ari umunyamakuru no witwa Pass. Ari umunyamakuru ni Rwanda Media Commission. Okay. Ntayo afite. Yari yarirwanyeho. Okay. Yari umwana w'Ibutare wirwanyeho none zabaye so. Ni ibyo ntacyo. Reka tube ibyo duhindiraho. Umva Pastor Claude arababwe Titus arababwe ni wabashobora kubabwa twe tuzabivuga nk'itangazamakuru. Ntacyo reka duhindira aho ngaho nubundi dusorezaho ibiganiro byacu byo nakagaruka ahubwo ubwo Katisiga yabagaritse. Katisiga we yabagaritse. Gakire we sinzi niba uri bwemera abanyarwanda ko tuzakurikirana ibye. Oya ntiyashyirwa mu rukiko tuzavugana nawe. Ibyo byose ko ari kuri detention. Ntabwo dukurikirana abantu bari muri gereza bataburana. Ari kuri detention. Ubushinjacyaha ukwiye gusobanura ikibazo cyande cyagakire. Tukamenya ko yageze mu Rwanda s'ubundi ubushinjacyaha Nkusi ndacyamugira. Narishoje ariko reka muhamagara. Faustin? Nawe nashaka ntanyitabe cyangwa yitabe. Faustin Nkusi nguyu ndamufite. Oya nibyo byiza no buryo bwo kubalansinga. Dore nguyu Faustin Nkusi. Ariko numvise ba Theo na ba William bakoranye bamuzi nk'umunyamakuru. Ya. Ntuza ko yaratwirengeje. Nyinde. Theodore aravuze ati ibyo bintu urumva umuntu wayobotse padiri yagura kumuvugaho. Nanjye biramvura. Okay. Ese sinari nakwangiye. Ewe banyangeye ariko abantu bakomeje bambaza. Nkusi ndaborotse. Ntuzajya uhamagara umuntu. Ugasanga telefone imeze gutya. Oya hari igihe bakoresha iPhone nimero idasevinze itagicamo isona rimwe igahita ikupa. Kabura mwunganiye rega. Niko bijya bigenda.